Yeah. Nanone tugiye kurebera hamwe rero indwara uyu Papa Francisco ashobora kuba arwaye. Ndakeka wowe uri kwibaza uburyo nyine byifashe kubera ko ukomeje kugenda wumva nyine amakuru hirya no hino avuga ko uyu Papa Francisco ashobora kuba agiye gupfa, ashobora kuba arembye bya danje. Ariko uyu mwanya reka turebere hamwe nyine tumenye uburyo nyine iyi ndwara ikora, tumenye n'uburyo nyine iyi ndwara yamufashe. Mbese tuze no kumenya uburyo nyine yanayirwaye, dusobanukirwe byinshi cyane. Rero ngira ngo nyine wowe uramwizera kubera ko bavuga ko nyine bavuga ko habaho Imana, hakabaho umwana w'Imana ariwe bakunze kwita Yezu Kristo, ndetse na Bikira Mariya nyine bafata nk'aho ahagarariye abamarayika bose, ndetse noneho hakajya hazaho noneho na Papa Francisco uyoboreye mu isi, uyoboye nyine abantu bo mu isi, cyane cyane nyine ugendera ku mahame y'Imana, ndetse n'uburyo nyine yemera n'uburyo yemera gikristo nyine. Ngira ngo mujya mubyumva hirya no hino ku mbuga zigiye zitandukanye, mwagiye mubona nyine amafoto menshi cyane y'uburyo nyine uyu Papa Francisco hashobora kuba hamenyekanye nyine indwara irembeje nyine uyu dufata nk'aho ari Papa wacu nyine. Rero reka dutangirane nyine na byinshi cyane tubashe kumenya ese bimeze gute, byifashe ute. Vatikani nyine yavuze ko nyuma yo kujyanwa mu bitaro bya Agostino Gemelli Polyclinic i Roma nyine, ngira ngo mujya muhumva. Mu cyumweru gishize nyine byaragaragaye ko Papa Francis arwaye umusonga mu bihaha byombi nyine, arwaye nk'umusonga. Ibi byagaragaye nyuma nyine y'isuzuma ryimbitse ryamukorewe hifashishijwe nyine CT scan, nyuma bisaba nyine ko ahindurirwa imiti. Ku itariki 14 Gashyantare 2025 nibwo Papa Francis yajyanwe mu bitaro, aho nyine yari ari gukurikiranwa ku ndwara y'ibihaha izwi nka bronchite nyine, nk'uko Vatikani yari yabitangaje. Ngira ngo nyine mwagiye mubyumva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Ku itariki 17 Gashyantare Vatikani nyine yongeye gutanga amakuru mashya ku buzima bw'uyu mushumba w'imyaka 88, aho yavuze ko akomeje kuremba, ndetse nyine ko yasanzwemo infection polymicrobienne ifata nyine inzira y'ubuhumekero nyine. Ngira ngo mujya mubyumva nyine uburyo umuntu afata nyine, cyangwa se hafatwa indwara y'ubuhumekero akaba yaburirwa nyine n'irengero. Papa Francis asanzwe nyine afite uburwayi bwamuzahaje kuva akiri muto. Yigeze nyine kurwara pleuresie, bituma nyine igice cy'igihaha nyine cye cy'iburyo gikurwamo. Afite imyaka 21, ngira ngo murabyibuka, mwagiye mubyumva hirya no hino. Uyu mushumba wa Kiliziya nyine Gatolika amaranye nyine igihe kinini ibibazo by'ubuzima bitandukanye, byagiye nyine bituma ahagwa inshuro nyinshi, birimo nyine uburibwe mu mavi, butuma agendera mu kagare n'ibindi nyine bigiye bitandukanye. Ngira ngo mujya mubibona. Uyu Papa Francis hagiye hagaragara nyine n'amafoto yiwe menshi cyane asa nyine nkaho agendera mu kagare. Ibi nyine byagiye bituma nyine abasha kubaho nabi. Gusa rero reka nkubwire nyine ko uyu Papa ashobora kuba nyine arembye bya danje, ashobora kuba afite uburwayi bumwe budasanzwe. Bamwe nyine batangiye no kugira ubwoba bibaza biri buze guherera he nyine, n'abandi nyine batangiye kugenda bibaza uburyo uyu Papa cyangwa se uburyo uyu mushumba wa Kiliziya biri buze gushira ameze, kubera ko batangiye kugenda babyibazaho cyane, n'imbaraga zashize. Mbese muri make bo nyine bifatwa nk'aho yabuze n'imbaraga, bameze nk'aho n'imbaraga babona ko zishobora kuba zamushiranye, kubera ko nawe ubwiwe ari kubona byanze nyine. Nawe ubwiwe mbese muri make ari kubona byanze, ari kubona atazi n'aho biri buze guherera, ku buryo noneho yatangiye no kugenda
yatangiye no kugenda noneho agiramo n'akuba, nawe atangira kugenda agiramo ikintu kimeze nk'aho ari ubwoba, bitewe n'uburyo we nyine ari kwiyumva, hari uburyo nyine we ari kwiyumva bikamuhereza linye y'uburyo agomba kugenderaho. Reka nkubwire rero ukande subscribe mu kandi kanya ndaje.